Turabashuhuje inshuti zacu, inshuti za BOPC TV, inshuti za Fulgence Mutabaruka, tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Twe tumaze iminsi tutatambutse ibiganiro, ariko twumvaga tubishaka, dushimira Imana ko dushoboje. Rero tubaha ikaze aho muri hose kandi mwivemo ikaze. Rero reka tuganire ikiganiro cyacu n'ubundi gifite insanganyamatsiko ivuga ngo irimfasha ry'umunsi. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umunsi turasoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 6. Biravuga ngo icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko yatangije umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi w'umwami Yesu Kristo. Amen. Umunsi turaganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo yatangije umurimo izawurangiza. Yatangije umurimo izawurangiza. Reka turebe gakeya cyangwa tutekereze gatoya, twibukiranye neza yuko ubuzima bwose ubayeho, mu ntambara nyinshi unyuramo, mu bibazo byinshi, muri struggle nyinshi zitandukanye unyuramo, kenshi si rimwe si kabiri ujya ubona ukuboko kw'Imana. Kandi reka twibukiranye neza yuko hari ibintu mu buzima bwawe Imana ifite mu ruhare. Hari Imana yagukoreye, hari ibintu wibuka, hari n'ibindi hari utibuka. Hari n'ibintu byinshi Imana igidukora ntitubashe kubyibuka ko abantu twibagirwa vuba cyane. Hari n'ibintu Imana ikora ntumenye ko ari yo yabikoze, ukisanga byabaye, ukibwira yuko wenda byakozwe n'ababikoze, ariko burya ni Imana ibereye ko bikorwa. Ariko hari n'ibindi noneho igihe cyose ko umuntu ahora mu buzima bwo kwifuza cyangwa ahora mu buzima bwo gukenera, umuntu ahora akeneye. Nuko tubayeho, umuntu abona kimwe agakenera ikindi, kandi kimwe ubonye kigutegeka kubona ikindi. Hanyuma bituma duhora dukeneye kubona Imana, duhora dukeneye kugirirwa neza n'Imana. Niyo mpamvu mu buzima bwa buri munsi nta muntu uzabona udafite ibyifuzo. Igihe cyose umuntu ahorana icyifuzo kimwe akagira ikindi, umuntu yasubiza ku cyifuzo kimwe akagira ikindi. Nuko abantu tubayeho, ariko nabyo si bibi. Ariko rero mbwire ngo yatangije umurimo ku buzima bwawe izawurangiza. Hari igihe ubona ibintu ukavuga ubundi ibintu amaherezo yabyo nibiye, ukabona uri mu bintu bitagenda, ukabona mu buzima budafite icyerekezo, ukabona umaze igihe hari ibintu byinshi wifuza kugera ariko ubona biri kwanga. Ariko kandi wareba ukareba hari byari bitangiye, ukibaza ngo amaherezo y'ibintu nayaye. Ariko nkuzaniye inkuru ivuga ngo, cyangwa nkuzaniye inkuru y'ihumure, umunsi kumbwira ngo yatangije umurimo mwiza ku buzima bwawe izawurangiza. Yatangije umurimo mwiza wo guhindura ubuzima bwawe izawurangiza. Uwo murimo izawurangiza, ubuzima buzahinduka, amateka azahinduka, uzabona Imana, uzabona kugirirwa neza n'Imana, uzabona umutabazi bw'Imana, kuko Imana yatangije umurimo mwiza ku buzima bwawe izawurangiza. Nuko Paulo yandikiye Abafilipi aravuga ngo nzi neza, icyo nzi neza ntashidikanya nuko Imana yo mu ijuru yatangije umurimo. Bari magambo, ikintu cyose gifite itangiriro gifite n'iherezo. Ubwo Imana yatangije umurimo ifite aho yerekeje. Ubwo Imana yatangije umurimo ukaba waratangiye, birekera Imana. Buri gihe cyose abantu tugira imishinga, buryo nta muntu ubaho udafite imishinga. Umuntu muzima utegereza ahorana imishinga. So reka mubwire rero, hari umushinga w'Imana ku buzima bwawe urahari. Rimwe hari ibyo tuzi n'ibyo tutazi, akenshi iby'Imana tugambiriye ntabwo tubimenya. Cyo kwa biravuze ijambo ry'Imana muri Yeremiya 29:11 ngo erega nzige nibwira nzabagirira ngo ni amahoro si bibi, kugira ngo mbone umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Mwani magambo, hari umushinga w'Imana ku buzima bwawe, ari ibyo yatubwiye n'ibyo itatubwiye. Ijambo rimwe rikomeye muri yose, kimwe mu bikomeye, nuko hari umushinga w'Imana ku buzima bwacu. Ari ikintu Imana kugambiriye. Kubaho kwawe ntabwo wabigizemo uruhare, wisanze kuri iyi si, nta ruhare n'umwe wabigizemo. Mwani magambo, wowe ubwawe uri umushinga w'Imana. Imana gutekerejeho mbere y'uko ubaho, maze no kugera ku isi ifite byinshi guteganyirije, ifite byinshi kugambiriyeho. Nubwo ubona byinshi ukirwana ugacika intege, ukibwira ko Imana yakuretse, ariko bakubwire ngo buriya Imana igutekereza umunsi ku wundi, kandi wowe ubwawe uri umushinga w'Imana, kandi Imana ifite umushinga wo kukugirira neza. Paulo avuze ngo nzi neza ntashidikanya, icyo nzi neza ntashidikanya rwose nuko Imana yatangije umurimo mwiza kuri mwebwe izawusoza. Umurimo mwiza Imana yatangije
yo guhindura ubuzima bwawe izawusoza. Umurimo mwiza Imana yatangije yo kukuzamura izawukomeza, izawusohoza. Umurimo mwiza Imana yatangiye wo kukuraho igisuzuguriro izawukomeza. Umurimo mwiza Imana yatangije yo kuguhereza, yo guhindura amateka yawe n'ubuzima bwawe. Umurimo mwiza Imana yatangije kugira ngo wige. Umurimo mwiza Imana yatangiye kugira ngo uve mu bushomeri. Umurimo mwiza Imana yatangije haleluya izawusohoza kugira ngo ikugirire neza. Umurimo mwiza Imana yatangije wo kuvana igisuzuguriro. Umurimo mwiza Imana yatangije wo kuvana ku rwego gushyira ku rundi izawusohoza rwose. Ntabwo Imana izakuba mideni. Uyu munsi wa none kwifurije kugubwa neza. Imana nawe, reka nkusengere. Ndagushimiye kubw'ubwere data utwumvise, wumvise ijambo ryawe. Tumenye neza yuko wowe watangije umurimo mwiza ku buzima bwacu urawukomeje kandi uzawusoza. Gira neza mwene data, mu bibazo byinshi afite, mu ntambara afite, mu rwanire kandi umwiyereke. Abone uko ukwaye muri byose, umugirire neza. Izina rye rihabwe icyubahiro. Amen. Murakoze mugiye gukora subscribe kuri chaîne ya BOPC. Tuzagaruka mu kindi kiganiro ubutaha mu ijambo irifasha ry'umunsi. Imana bagire neza. Shalom.